rwose niba nawe mumeze kimwe ntabizi njye nagize n'amahirwe kuba mufite shana amahirwe byo waratomboye ese ntabwo uzi ijambo ry'Imana rivuga ngo no mu makuba tuzakomera rega buriya ibihe bibi tubinyuramo kugira ngo bitwigishe ibyiza biri imbere tugiye toka shetani mwizina Yesu mwizina Yesu toka shetani mwizina Yesu mwizina Yesu mwizina Yesu ese nkubaza turagera ngaho wabonye iby'Imana yankoreye n'ibyo kureba abandi bise ese araho bihuriye ese ubu hari ubwo minayikoreye amasangwa cyane ibyaha byinshi we baseriye kugira inganda n'urukundo biratandukanye. aya mane ntabwo bitandukanye gukunda n'umukobwa akurusha amafaranga mana kugira nabwe muri baniki ukora uramuzi uriya mugabo ndamuzi uwo musazi wigi uriya mugabo ndamuzi ni inshuti yanjye yewe beni we ayiwe beni imana ishimwe shansi guhorana nk'abakene ubwo none se beni ubwo umwami azantaba cyo gituma namwara ngo ndituma mazanjye agakomera kamera nk'urutare icyo gituma namwara ubu ntabwo niyo mpamvu rero nanjye mba ndimo kukubwira ngo banza ubwire ubu ntabwo namwaye ntabwo namwaye ni ukuvuga ngo nahoze mbikubwira kuva na mbere hose muraho neza abakristo bene data neza pastor Yesu nashimwe nabicyuye isa si uraho neza pastor Joshua komera urakomeye gushaka kutareba mu maso mushomasha none se si kwiri zuba urihangaye uragana he mbese mu rugo ni amahoro turi amahoro amahoro rwose nta kibazo ni ibisanzwe nyine ni Imana ishimwe ubu se koko pasiteri ko muzi ibibazo byose ko mbizi ukuntu atereta abakobwa kandi ari umupasiteri n'ukuntu yagerageje kungusha mu cyaha nanjye ngo mpanure ibinyoma akaba amafaranga nkayanga n'inama niyo nsenze mu mwuka ko mbikurura nkabona bya pasiteri atari byiza ukuntu agenda ashuka abantu ubu se niyo tuganiriye ko mbona atanyumva neza ahubwo arushaho gushaka kuntuka ndetse no kutanyumva bikabije use namubwira ikibazo cy'uyu mudamu ntiyamufatirana n'ibibazo arimo akamugusha mu byaha ko yigize imfizi y'akarere use mana yanjye koko mbigere bigenze ni oya ariko mbonye icyo gukora reka mbasiga aha ngaha nigendere ariko se ko mbona warangaye kari kuvuga n'umushumba amahada ibyo ni iminsi myinshi kabisa haba hashize iminsi kubera n'amasengesho n'iki byose n'umurimo w'Imana n'akazi birumvikana aho ugiye mu bintu byinshi cyane birumvikana byo ni we yewega hanyuma se biracamo se nta kibazo ku kazi biragenda nta kibazo gusenga Imana mbirimo neza mbese gukora umurimo wayo nkabikorana n'akazi bisanzwe mbona nta kibazo bigenda nta kibazo umeze neza mu by'ukuri kuraje kabisa kuraje burya iyo umuntu yakoreye Imana akiri umusore burya biba byiza kurushaho kuko anawikora anakora umurimo w'Imana neza nta kiba kimutera nta kiba kimubangamira ngo umwana ngo ibiki mba ndumva ndi free nisanzuye mbese komerezaho kabisa hanyuma se kukuvuga ari ugutaruka ngubu se jyo ntacyo uribwira pe uzi yuko ikiyoni mwavukiye rimwe ngubu kitakiriho John ko mbona ukuze ubwo ushatse kumbwira kuba nashaka umugore hari ikindi se John ufite amafaranga nzi neza yuko n'Imana urasenga mukavugana n'iki gituma udashaka umugore Karere karame Vite
wagiye kure mbese ni amahoro Joshua wagiye kure sinzi mureke buriya ni ibibazo by'ubukene urabona ko n'ubundi hajya kwipfira yishwe n'inzara pastor gize ngo oya tubyihorere rwose simvuga ibiri ukuri reba ukuntu usigaye ungana urahuhwa n'umuyaga shahu pastor umva pastor buriya njye niringira ijambo ry'Uwiteka yamvuzeho kabone niyo nani mu bibazo n'ibigeragezo yewe nkomezwa n'ijambo ry'Imana kandi nizera yuko isaha n'isaha Imana niyo ibura dosiye yanjye aho iri mu ijuru izansubiza yego sha Joshua kandi bitewe nuko ngewe ubwanjye nakoreye Imana pastor no kuri Joshua ibyo ari kuvuga ntabwo izansubiza inyuma ni ukuri kandi Imana izangirira neza pastor izangirira neza Joshua Imana izakugirira neza Imana izangirira neza ndabyizeye ntabwo uravuze ngo ukomeze guhana ijambo ry'Imana yego ariko sha iryo jambo ry'Imana uri kuvuga ni ingereko ni kawunga n'umuceri uri kubona iryo jambo ryagukureho ushaka ukabyibuha ukangana nkanjye pasiteri Matiyasi pastor kubyibuha ntabwo ari ngombwa icyangombwa ni uko umuntu w'imbere arushaho gukomera kandi akagwiza imbaraga gusa ndumva nasezanjye nkagenda nta kibazo ugasigara uganira n'umukozi w'Imana ngiye nkakomeza nkagenda ya Cecile reka nkomeze ngewe ariko icyambere ugumye usenge ube maso kandi wirinde muri byose icyo umuntu uvuze uracyumva kandi wirinde muri byose urakoze cyane pastor mugire umunsi mwiza bye pastor none ubuze si ubundi pastor umva nkubwire utari warega uganirije nabi Joshua urabona kariya kagingara kari kamvuyemo neza neza imbere ya Cecile ubwo se kuko iyo kamvamo kandi ndi muri gahunda yo kuzaganira Cecile neza yakuye n'ikigore cyiza rwose kimeze neza ipangu yanjye yo kuba ipfuye neza neza ariko karaganya aho kugira ngo ngiye kamvemo ndi umushumba mfite icyubahiro ahubwo ko kabura ubuzima no gupfa kapfa aho kujya kankura amata ku munwa rwose kari kamvuyemo pastor garuka humura nta kibazo ndikukubwira nti humura Rosa rero oya Rosa se we narakubwira ngo humura nta kibazo Joshua buriya yihutaga ntabwo ari ikibazo cyo kudusiga buriya yarafite gahunda zihuse yego reka akazi kaburi kenshi yego Rosa wavugaga se n'uwuye Rosa se Rosa rero oya ntabwo ni ngombwa ubu ngubu ni umuntu w'umukristo usanzwe ni ibisanzwe rwose ubu ngubu ni umukristo twavuye ariko ni ibisanzwe icyo umuvuze ari ukuntu nyine umuntu kaba kajemo ariko nta birenze rwose sheri gusa urebye nta kibazo kirimo nta birenze ki nta birenze sheri ariko ndi sheri warukumva ntabwo sheri wawe ariko urabizi ubundi urumva neza ubundi umushumba ijambo riravuga ati abagore bose beza nabo umushumba rero kuba nkwiza sheri nta kibazo rwose kandi ijambo riravuga ngo dukundane none se urumva ibyo ngibyo na Bibiliya irabihamya gato ivuze ngo abagore bose se nabo umushumba se ngana nigende ndabona ari uguhungira ubwayi mu rugunda sinabivuga ariko buriya akaginga ka Joshua kuko gatumiye amata mva ku munwa koko urabona na madamu Rukundo aransize aragiye gusa rwose dufite ikibuno cye ariko ndashaka Joshua arabeshya ngombe muhige nani ntago azancika ubuzima bwe mufashe hano
ndabufite kiriya kigore nazakijyaho gute koko kiraryoshye gusa ikibuno kikinyeganyeza ndacyareba aho yarengeye none nkabona ishusho iracyari mu maso yanjye kagenda ariko karakagiye ngo ni Joshua ngo ni Joshua ariko mwangurishije rwose uyu muntu ni uwahe umuntu uvuga gutya reba ukuntu asa afite akavuyo kenshi ni uwahe sore mbabarira kuba twagumye mu magambo menshi cyane nanjye urumva ni ibintu bintunguye iyi ni inshuti yanjye ya kera cyane ariko ya kera hashize nk'imyaka 15 tutabonana urumva ni kera cyane byakunda mwari dusobanuye nindi mumbwire muri donc ibintu ukuntu bimeze ukuntu byatangiye ubundi ni uku nguku ariko ruko ubu buzima ubona tuzabuvamo bene biragoye ariko nta kundi ntabwo nzi Imana ariko njye hari ibintu mba ndeba abandi basore bangana nkatwe bambara imyenda myiza baba mu mazu meza natwe tukigwa duhinga imisiri nayo duhingiye ntibayaduhe ngiye ubuzima ndaburambiwe n'ukuri inzara yanyishe bene inshuti yanjye ntabwo nzi amaherezo y'ibi bintu ariko bishobora kuzahinduka njyewe nzakoresha uko nshoboye kose aho amafaranga azaba hari hose njyewe numva nifitiye icyizere ibi bintu byo guhingira abandi nzabivamo mbumukire ku buryo guhinga nzanabyibagirwa ariko ruko nakumva bene meze nk'ukiri gito ukiseka wabonye umuntu uri kukigita agaseka ushatse kuvuga ko bidashoboka umva umubwire gusa dufite imyaka ingahe iyo ariyo yose njyewe nkubwiye ko umva hano hari n'imbaraga Mana yanjye biriya bizu turaramo nabyo abandi ba mu nzu biriba byanyishe inkoresha wowe naba nawe ni imbaraga se kizi kaguruka ikigendera ayiwe njyewe ninda wa muntu ngiye muri uwo mwanya wo gutora inda n'imigi biri mu myenda yanjye ubuzima rwose ubwo urumva nahinga nkakira umubyizi ufite umwanya sha ariko wowe uri n'umutesi zariba yanyishe aha wowe uracyavuga umva njyewe mperuka uzi ko mperuka kuri ejo bundi mperuka kuri ejo bundi ubu rero bene ntabwo namenya ariko ndabona ntangiye no gukubita isuka ikanga kugenda ukayimbwa burya amaze gume mu magambo sha ahora cyane muri ya magambo uriya mugore ko nabonye ko akazera uracyari muri ibyo ngibyo reka nihingire ntabwo amenye amakuru wowe ni biki bene ibyo ni iki n'ibijumba ngo wese ariko sha watinze sha aho uzanira kunshusha ariko kayimbwira ari hano umva ubwo ngubwiza ukuri umva twakwishaka gasitari twakwishaka gasa njye nakomeza guhinga mbonye ibiryo umva ariko uzi ko mbwira kubwiga rero no gukira birashoboka inzara arinyishe njyewe no gukira birashoboka
ariko mbangubwire ko njyewe uriya mwebwe ibintu mubona mpamuzanga mwiga uburokore nabwo twagiyemo ubu twakagiye tugacuruza n'akabari habamo amafaranga ariko tugaduhenga akabari igishoro zayikura he izina kandi n'igihumbi ngaho nyine aho ngaho niba ni amafaranga 400 reka manze njye shanda nishonje umva nkubwire njyewe Ben aka kantu bakita guki nta karya umutindi mwana ngo nta karya umutindi biya kakubabaje umva nkubwire njyewe uko byagenda kose nakwica umuntu nakwiba naca mu zenzira ntabwo nzasazira muri ubu buzima ngabe ya ugiye kuzana iby'uburokore niyo nagushyikira ibindi nese imana kutadukuye muri ino misi niba twambura ireba se umva nkubwire ariko njye nica umuntu mwaguma ku mana njye namwica nkasenga wumva nkayiririmbira ariko inzira zose zo gushaka amafaranga nkashaka igihe twaririmba igihe twasengeye niba twambura buri munsi nayambiwe nubwo mana iyo mana maze no kuyirambirwa gusa ko itarantabara ariko kaduhinge turajya tujyaho gahoro gahoro nta gutabara ntabwo njye nkire ko ntabwo gishyira hasi ari n'umuriro gishyiraho igikoresho ngo ibintu by'ubunebwe niyo mpamvu bituma rero niba dutwaye amafaranga kubera wowe basanze guhingana imyumbati ikibazo ni igaragaza ni ibidara biri kungerega byose urabona ntabyirengagije mwebere imyenda haburamo inda ngaho rero umuntu w'umusore wambaye imyenda nawe mushiki wawe yakukuburira kandi bene ye nanga kunca intege ibintu byo kunca intege jya ubireka urumva ntiwambaye mushiki wawe yakukuburiye se naritemye inzara zose zashizemo urabibona ngaho kubera guhinga urumva ndakubita amashoka ukuntu noneho wamugwara duhita nawe yo mbega ubuzima we mwaciyemo barababaye ni ukuri wabivuga urabizi wikwihuta mbaza uti uwo mugore aje byagenze bite amuntu we umva genda muri ya modoka urebe mu ibage inyuma nzane ikarita irimo sawa ngaho mbwira ngo uteze amatwi dore ukuntu byagenze reba ukuntu ari kumanuka agenda sha duhinge ngacyo mu mufuka basi ntahinga buhinga nta mbaraga ndagira kandi bene warasa nta mbaraga uragira kandi unaje hanyuma ukazana ibintu byinshi urakibika mwana ibintu turi ni ububwa agashati ya mwana bwo kayibweze bangare tugeze ibi ni ibiki ariko mugira ubwenge mugira isoni nta n'isoni ngo iki mwarabyawe cyangwa mwaroro ubwo umubyeyi wabyaye yarababyaye cyangwa agahinda karamwishe rwose nta n'isoni mugira ntabwo mbyumva ndaje njyaho umusindikazi mu mbone bicucu gusa imbwa gakora akanura mbese ibyo bijumba muri guhekenya mwabikuye mu murima wande ndababaza nabahaye akazi ko guhekenya ibijumba cyangwa ni akazi ko guhinga njyewe mukaso umukobwa w'umusindikazi muraje mu mbone mbahaye akazi muje guhekenya ibijumba mwabicucumwe ngagusa ibyo bijumba ubundi muvanye ndashaka kubabaza nabaye guhekenya ibijumba nabaye guhinga mabuze n'umugozi w'imejeje hano n'umutegekuye isambu yanje yaso cyangwa ibintu ni bibiri none si ibintu byimejeje nabyo kandi ari Imana iba yabimejeje
imana iba yabimesheje mu murima wande icyo mubaza murakinsubiza icyo mubaza murakinsubiza mabuja rwose twari dushonje kumva nta kibazo twari dushonje mwari mushonje sinema akazi kakabananira ibicucu mbihaye akazi aho kugira ngo bigakore bicaye bihekenyera ijuru muzi ko mubahembe ibyo mukuye he ariko mabuja twakoze mwakoze iki neba hano twavanyeho mwakoze iki kuvana mugera harereba mwasiribanze mwatobatobye ntimuzi guhinga ngo murashaka amafaranga murahabwa nabi mabuja twahinze mwahinze he ni ukuri mabuja twahinze ni ukuri cyane igitondo mwaje kuva hariya kugera aha mugire vuba navuze ngo simbabone mu murima wanjye mabuja ni ukuri ibyo bijumba biraryoshye ubwo nyine amafaranga nari kubahemba ahwane bihwaniremo murahekenya ibijumba kuko nibyo mwashimye none niba nabaye akazi ngo muhinge mugahekenya ibijumba nabaye guhekenya ibijumba cyane nabaye guhinga none se twakoze ariko mabuja mwakoze iki nanjye nsanga mwakoze simba ari kubaza ibibazo bimeze gutyo uri kumva ecocogose mbwa gusa gerwa ngo nabyo ngo ni ibisore gusa muri abasore nyabari ariko ubwo abagore mubwo muzashaka bo muzabatunga mabuja ni ukuri tuzabatunga ko bikanura rasi ahubwo tureke turangize muzatunga umugore uhekenya ibijumba baguha akazi ugakenya ibijumba none se ko nta bindi byo kurya dufite none se nudashaka ibiryo nyine turi kubishaka biri hehe ibyo byakunaniye turi kubikora mabuja uri nimugire vuba nimugende mumpereza ibyo bijumba ibi bijumba birutwa no kubihereza inyoni zikabirya mabuja wambabariye zikabirya ese mabuja urabitwaye ntabijyana ubijyanye nabiha inyoni zikabirya kuko nabyo nizihinga none se inyoni ziraturuka zirya kure nose ubona abantu b'abasore umuntu abaha akazi ngo bahinge kakabananira ahubwo mabuja isaza igiye kujya reka tukaragize kano mabuja duhembe tugende mbahembe murashaka ko mbahembe kanze mbahembe mwese abakunzi ba filime yacu munsi y'ijuru amahoro y'Imana bane namwe tubashimiye uburyo mukomeza kudushyigikira muri wa filime yacu ariko kandi urugendo ruracyari rurerure ubu turasabwa subscribe nawe uri mu bitanu mu cyumweru kimwe cyonyine kandi tubafite ntacyo twaburana ibyo tubasaba ni ibintu byoroshye ntabwo bikomeye icyo tubasaba ni inkunga yawe ukimara gufungura filime yacu manuka hepfo gato ahanditse amagambo y'umutuku ukande subscribe kugira ngo zijye zikugeraho mu ba mbere nawe utazacikana kandi ku bafite mashini na telefone biri mu gifaransa bakanda hepfo kuri sabone ukegera hirya gato gakanda ku nzogera murakoze ibyo ntibihagije wakanda like kandi utibagiwe gusangiza n'inshuti zawe ugakanda share ubundi tukamamara hose mumaze gukora ibyo ngibyo twandikire comment tugire icyo dukuraho n'icyo twongeramo murakoze cyane ni Pasiteri Matiyasi waba wibajije ugiye byose ndabikorera hehe nta handi ntabwo ari kure sura urubuga rwitwa Bright Films Limited ubundi ukora ibyo bintu ubundi inkunga irabihagije bye bye dufatanyije twese hamwe tuzagera kuri gahunda neza.